Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu ku Migabane Ibiri TV. Turabakunda kandi turabashimira uko mugenda mugaragaza gukurikirana ubutumwa tubagezaho ndetse n'ibitekerezo byiza no gushyigikira umurimo murimo mukora. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi nje mfite iyerekwa Imana yampaye ryo gusengera abana. Murabizi umuntu wese yubatse umuryango abakeneye kubyara. Mbonero no kuvuga ngo n'abarimo bankurikirana batarabyara ni igihe cyiza kuko Imana igiye kubaha urubyaro mu izina rya Yesu. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Naje rero mfite iriyerekwa, naje mfite ubu butumwa ku muryango, tuje gusengera abana. Turasengera abana bavutse, abakiri bato n'abakuze, turasengera abana kandi ubyumve nawe Imana itije kurama. Uyu munsi ukaba ufite imyaka 80, 90, nawe ufite abo wita abana. Abo wita abana nabo n'abana iri sengesho rirabareba, ubuhanuzi burabareba. Kuri icano y'Imigabane Ibiri TV, Imana ihaduhereye umugisha mu buryo budasanzwe gusangira ijambo ry'ubuhanuzi namwe. Erega umugabane wa kabiri ni ingenzi mu buzima bw'umuntu. Nukuri ukeneye umugabane wa kabiri. Ariko ninde muntu ushobora kugirirwa neza niyo yaba ari umuntu ukugiriye neza? Ntiwifuze ko azongera akakugirira neza nanone. Iyo umuntu akuramukije neza uravuga utari ku muntu kuki adaheruka kongera kundamutsa neza. Rero umugabane wa kabiri urakenewe mu buzima bw'umuntu wari we wese. Imana iguhereza umugisha rero. Reka dusome iki cyanditswe. Yeremiya niwe ugiye kudufasha muri ubu buhanuzi. Igice cyawo cya 31 titiri iravuga ngo Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Reka rero tubishyire none. Imana igiranye isezerano rishya nawe. Iri sezerano rishya rije rivuga ku rubyaro. Tujye gusengera abana. Murabizi twebwe cyangwa se namwe tugira amasengesho atandukanye, tugira amateraniro kenshi tujyamo, ariko uzarebe abana kugira ngo tubageze mu rusengero bihinduka urugamba. Biba bisaba yuko abana bajyanwa bakiri batoya, hari impinja bateriwe mu gusengerwa, cyangwa se ari babana gifiteho ububasha ukontorora, ariko hari ahantu umwana agera bikaba ibibazo. Amarira akaza ukavuga uti nzabigira nte? Uyu munsi ashobora kuvuga utuvugana umwana wasigaye asimbuka igipangu, asigaye aca mu idirishya, asigaye akuraho urugi, uravuga nawe akavuga, mbese usa nkaho ari ikintu kikuremereye gikomeye. Ubu buhanuzi rero burakureba kandi ubwakire kuko buje guhindura amateka mu buzima bw'urubyaro rwawe. Yeremiya rero yahanuye buno buhanuzi mu gihe cyari gikomeye. Aravuga ngo Yeremiya 31:15 ngo kuniko Uwiteka avuga ati ijwi ryumvikaniye irama ry'umuborogo no kurira gushavuye ni irya Rasheli yaririraga abana be yanga guhozwa kubwabo kuko bari batakiriho. Uku niko Uwiteka avuga ati hoza ijwi ryawe we kuboroga n'amaso yawe ye gushokamo amarira kuko umurimo wawe uzaguhesha ingororano niko Uwiteka avuga. Kandi bazagaruka bave mu gihugu cy'ababisha kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo niko Uwiteka avuga. Amen. Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bw'umuryango wawe. Muri Matayo ho rero havuga yuko ngo irama, mbese humvikanye induru. Iyi nduru yari mu rugo rw'umuntu umwe. Iyi nduru yari yavutse mu buzima bw'umuntu umwe. Nubwo yaba yarabisangiye n'abandi bantu, ariko icyashoboye kumenyekana nuko Rasheli niwe ugaragara muri iki cyanditswe wari ufite umubabaro kubera urubyaro rwe. Urubyaro rwe rwari rwagize ibyago, nyine ibyago byaraje bitwara urubyaro, ibyago byinjira mu rubyaro. Umudamu ararira. Ntabwo birimo yerekana amarira y'umugabo we, harerekanwa amarira y'umugore. Ntabwo tuzi umugabo aho yarari nimba arakiriho, cyangwa se uwashoboye kugaragaza umubabaro umenyekana n'umudamu. Imana iramutse ije mu buzima bwawe ikaza kureba ibikuriza, birasobanura yuko wabubonye n'igisubizo kibigusetsa. Iki nicyo cyabaye kuri Rasheli. Ngo abantu bagerageje kumwegera batari ko ihangane bibaho, ihangane burya umwana bikirara n'ibyihangane, bakamuha n'ingero z'abandi. Ariko reka nkubwire urwo rugero ntabwo turi burwemere ku rubyaro rwawe. Oya,
Imana yambwiye ngo nkubwire ngo urubyaro rwawe Imana iruhinduriye amateka. Birasaba ko ugomba kwakira no mateka, birasaba ko ugomba kwakira isengesho. Ntiwabahamagara ngo usengane nabo ahari kuko bidashoboka, ariko ugiye gupfukama, ugiye gusengana nanjye kugira ngo wakire ubu buhanuzi bwinjire mu muryango wawe, bwinjire mu rubyaro rwawe. Baraza baramubwira bati Rasheli ihangane. Ariko se kuki bamuhozaga ariko akaba atarigeze ahora? Nyamara yabonye abantu bamubwira ngo ihangane, yabonye abantu bamubwira bati pole. Ariko impamvu atahoze, impamvu atashoboye gutuza, nuko yerizwaga n'ikitagarurwa n'abana b'abantu, nuko yerizwaga n'ikitagarurwa n'imbaraga z'amafaranga, nuko yerizwaga n'ikitagarurwa n'urukundo rwa benshi. Yarakeneye urubyaro. Namwe inzira binyuramo ngo umuntu abone urubyaro murayizi. Nta kintu cyagombaga gusimbura abana be. Niyo mpamvu ngo yagize umubabaro, agira umuborogo, bimenyekana mu mudugudu, bimenyekana mu kagari, bimenyekana mu mujyi, bimenyekana mu gihugu. Abantu barabivuga, abandi barabyandika, umubabaro uragwira. Birashoboka ko umubabaro ufite utakiri ibanga. Hari igihe umuntu agira umubabaro mu buzima ariko bigasa nk'aho ari ibanga rye akingirana mu mutima we. Ariko hari umubabaro usohoka ukarenga ubuzima ubayemo ukajya no mu buzima bw'abaturanyi, bikamenyekana ko ubabaye, bikamenyekana ko warize, buriya reka nkubwire, ikigeragezo cyo gupfusha kirakomeye. Ntabwo wapfusha ngo ubihishe, biramenyekana kuko uranatabaza. Ariko Bibiliya ivuga urupfu mu buryo burenze bumwe. Uburyo bwa mbere Bibiliya ivuga bw'urupfu, ivuga urupfu rwo gupfusha abantu bagashyingura. Ibyo ni bisanzwe turabizi. Ariko ikongera ikavuga ngo hariho n'urupfu rwo gupfa umuntu ahagaze, umuntu akagira urupfu agapfa ahagaze. Reka rero mvuge ngo ahari aba bana bawe bafite ubupfu bw'abasanze cyangwa urupfu bapfuye bahagaze. Barahari ariko bafite ubupfu cyangwa se n'ubupfapfa. Satani yatwaye imitekerereze yabo n'ibitekerezo byabo. Ibiyobyabwenge byarabatwaye, ubusinzi bwarabatwaye, ubusambanyi bwarabatwaye. Mbese babaye ibyigenge mu isi yabo. Satani yarabaprofese arabafite. Mwibuke neza yuko ubushize twigeze tuvuga ku rubyaro rwa Adamu na Eva, ukuntu isezerano ry'Imana ryatanzwe rivuga ngo nshyize urwango hagati y'urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore, ngo urubyaro rw'umugore ruzafatwa agatsinsino. Iki nicyo gishobora kuba cyari cyabaye mu buzima bwa Rasheli, ko urubyaro rwa Satani yari yamaze kurufata agatsinsino. Rwaba ari urupfu rwo kuba barapfuye bahagaze, rwaba ari urupfu rwo kubakura mu buzima, ariko yari afite amarira y'abana. Nawe rero ufite amarira y'abana, ufite amarira n'agahinda by'abana bawe. Yararize, umubyeyi ararira, yararize arataka, yararize aratabaza. Abantu baraza baramuhumuriza, abantu baraza baramwegera, baramubwira ngo humura, humura, humura. Ariko ntibyigeze bigera ku nyota y'umutima, kuko icyamurizaga nta muntu n'umwe wari wakimuzaniye. Iki nicyo Bibiliya ivuga rero. Biravuze ngo kuko hariho ibyiringiro by'amaherezo yawe. Nubwo uri murira, hari ibyiringiro by'amaherezo y'amarira. Nubwo uri mutaka, hari ibyiringiro by'ayo maherezo. Hari ibyiringiro by'amarira uri murira. Uwaba ukuriza wese, icyaba kikuriza cyose, ayo marira ugomba kuyahozwa. Hari ibyiringiro by'amaherezo, ntuzahora urira, ntabwo uzakomeza kurira. Hari umunsi umwe igitondo kigiye kukuzira, kandi wasanga ari iki, wabyakiriye ukabirema mu mutima wawe. Amarira agashira, ibitwenge bigatangira. Hari ibyishimo, hari umunezero, hari amaherezo yawe agiye gutandukana nuko ibintu byatangiye. Ngo kuko hari ibyiringiro by'amaherezo yawe, kandi abana bawe bazagaruka mu rugabano rwabo, niko Uwiteka avuga. Aravuze ngo abana bawe bagarutse mu rugabano rwabo. Hari urugabano rw'abana bawe, hari urugabano wabashyiriyeho nk'umubyeyi, hari urugabano ubifuriza nk'umubyeyi. Ukeneye ko abana baba abana b'umuryango, baba abana bumva, baba abana bahugurwa, baba abana bumvira, baba abana basenga. Ariko waragerageje kandi waratatse, ntabwo biragukundira, ariko nonaha birakunda mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi n'ubwawe, abana bagiye kugaruka mu rugabano rwabo. Mu rugabano baragarutse. Nyemerera unyumve kugira ngo bano bana bakire ubuhanuzi. Reka nkubwire, ushobora kuvuga ati se ko jyewe nk'umubyeyi wabo ndimo ndabyumva, ariko abana ntibarimo babyumva. Kuko ndabizi ubu tuvugana, hari n'abana bari mu nzu z'imbohe kubera ibiyobyabwenge, kubera kurwana, kubera ibintu bitandukanye. Ndabizi ko hari umubyeyi uri mu nyumva uri murira kuko umwana wari mu nzu y'imbohe kubera ko Satani yamutwaje igitugu. Reka nkubwire, nubwo yaba yarakatiwe, isezerano rihoza amarira rivuye ku Uwiteka rijya rikuraho gukatirwa. Nubwo yaba ameze ate, Imana yayirurutse,
Imana yazanye ihumure. Ibintu byose birahinduka, byose byumva ijambo ry'Imana. Uyu mubabaro wawe w'urubyaro rwawe, Imana iwushyizemo ikiganza cyayo kugira ngo unezerwe. Abana ni umugisha Imana ihereza umuryango. Biravuga ngo ni umwanda ukomoka ku Uwiteka. Ariko Satani nawe nta kindi arwanya ubuzima bw'urubyaro rwacu. Ariko Imana yazanye ijambo ry'ubuhanuzi ku buzima bw'urubyaro rwawe. Abana nibasubire mu mugabane wabo, nibagaruke mu rugo, nibagaruke mu kubyirwa na mama bumve, nibagaruke mu kubyirwa na papa bumve. Nimba hari n'abana uririra kubera ko bagize ibyago bakabura ababyeyi bakiri bato, bakarirwa n'umuryango, abo nabo turabafite hirya no hino kuri isi. Uyu munsi uhagaze mu kimbo cy'umubyeyi wabo. Nibyo koko ntago waba umubyeyi wabo 100%, ariko bafite imbabazi n'urukundo. Iri sengesho rigomba kuribagezaho, riboherezeho mu izina rya Yesu, bagaruke mu mugabane wabo. Bagomba kugaruka, bagomba kuva mu businzi, bagomba kuva mu busambanyi, bagomba kuva mu bujura, bagomba kuva mu biyobyabwenge, kuko ni urubyaro rwawe, ni urubyaro Imana yaguhaye, ni urubyaro Imana ishaka, ni urubyaro Imana ihamagaye, ni urubyaro Imana itoranije, ni urubyaro Imana ihaye umugisha. Beli and stay. Harimwe abahanuzi, harimwe abapastori, harimwe ababishopu, harimwe abaririmbyi baje kuramya Imana. Reka tangira urusengero y'umwana umuhuza n'umuhamagaro. Bwira Imana ngo Mana, uyu mwana wamuha kuririmba akakuririmbira. Hari n'abasanzwe babikora, ariko babikora mu bundi buryo. Urubyaro rwawe, amarira rwakurijije, Imana yayumvise kandi niyo yayazanye. Muri uyu mudugudu, muri uyu murwa, muri iki gihugu Rachel yaratuyemo, byari byamenyekanye, ndetse abantu batanga n'ubuhamya ngo baramuhojeje yanga guhozwa. Imana iraziramubwira ngo hoza ijwi ryawe we kurira, hoza ijwi ryawe we kuboroga, hoza ijwi ryawe kuko ibintu byahindutse. Igihe cyo kurira kirarangiye, igihe cyo kurira gishyizweho iherezo. Waririye mu nzu, uririra mu cyumba, uririra hanze, uririra abantu, abakumva n'abatakumva. Igisubizo kirabura, ubutabazi burabura, ariko Uwiteka arambye ngo nkubwire ngo amarira yawe Imana irayumvise, hoza ijwi ryawe. Kuko urubyaro rwawe rugarutse mu gikingi, rugarutse mu busabane n'umuryango, rugarutse losile balimondrego. Reka nkubwire, urubyaro rwawe rugaruwe mu masezerano. Kuko Imana yavuze ku bana bawe, nawe urabizi ko ufite amasezerano yabo. Ibi bintu birakomeye. Nubwo urimo wumva buno butumwa utavuze ngo yiba abana bari babyiyumviye aho bari, ariko nawe urabizi ko rimwe na rimwe biba bigoye. Reka nkubwire, Imana yahaye isezerano umugore wa Manowa. Uyu muryango niwe wabyaye umwana witwa Samson. Ubuhanuzi bwose n'ubutumwa bwose bwahawe umugore wari uri mu murima ahinga. None imirimo yawe yaritegerejwe. Uyu Rachel yari afite imirimo yakoraga mu murimo w'umuhamagaro. Rachel uyu yatangaga amaturo, yatangaga icyacumi, yashyigikiraga umurimo w'Imana, yakoraga imirimo yo gushyigikira ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu Imana ikamubwira ngo imirimo yawe muri uyu murimo, ugomba kubihuza n'umurimo ukora muri uyu murimo w'Imana. Ndabizi utanga amaturo, ndabizi utanga icyacumi, ndabizi uragishyigikira, ndabizi ugura ibyuma byo gucuranga, ndabizi hari n'abubatse insengero. N'ubu muracyakomeje kuko igiye mu gitezwe ubuzima bwo kuba kuri isi, mugomba gukomeza umurimo w'Imana. Uwo murimo mukora niwo murimo Imana yarebye, ibwira Rachel ngo imirimo yawe wakoze narayibonye, iyi mirimo yawe singomba kuyirebera ku ruhande, nkeneye kuyikomeza. Abana bawe nibagaruke uzongera kubabona. Wa mubyeyi, ongera ubona abana bawe ari bazima, ongera ubona abana bawe atari abasinzi, ongera ubona abana bawe atari abasambanyi, ongera ubona abana bawe bataratwaye n'ibiyobyabwenge. Reka bave muri gereza y'umubiri, reka bave muri gereza y'umwuka, bagaruke mu muryango. Ibyishimo bya Imana irabizamuye. Nyemerera umwanya wakirira isengesho mu izina rya Yesu. Data mwiza Uwiteka, dusengeye uru rubyaro rwacu rw'abahungu n'abakobwa, tubahesheje umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wo kugaruka mu muryango no guhabwa umugisha w'ababyeyi. Mwami, kora kuri aba bantu bashyire mu rusengero bagukorere, batware muri ministeri zose zo mu murimo wawe kugira ngo bagukorere, kandi uyu muryango ushira agahinda kubw'urubyaro. Haleluya. Mwakira umugisha mu rubyaro rwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Amen.